mugabanye imanza z'amahugu mwigishe gukemura amakimbirane murajya mu manza kweri bishop n'umukristo we n'abakristo be nako puti byabananiye kubyikemura none se nimudabasha gukemura amakimbirane hagati yanyu muzakemura yo hagati y'abakristo muzakemura yo abanyarwanda se ureze ubwo musenga iki so iyo bibaye ku bantu basenga ni sura mbi leta ntigira amarangamutima ntirakara ariko buriya yakaba irakara uravana abana mu ishuri kweri wabuze minerivare umwana bamwirukanye ku ishuri wabuze minerivare uri kubona icyacumi urirwa uyashyira umuntu uba muri tuyini wanigeretse ugenda muri vewiti wowe uratega igare ariko uramugemurira amafaranga ariko kayamushyira nyine ntiyashyiriye imana se arasi kabagambera wabyumvise oya nikoye umuntu agenda muri vewiti aba muri 2-in-1 igeretse abana biga Canada na Amerika wowe bawe ntibiga waba bavuye mu ishuri utwo ufite uratumushyiriye leta ntabwo burya leta ntabwo irakara ngiye leta yagiye kubikora byarandiye mbere ariko nyine na leta ibikora ntabwo yavuze gutyo yavuze amapave nicyo cyambabaje ngo pariki iki nicyo cyari ikibazo ntabwo yabivuze gutya iki nicyo cyari ikibazo nta centre nutritionnel abakristo barwaza bwaki babaho ishwe ese kunjyanye mu mwuka nkabambaye nkabora no umukristo urwaza bwaki ntabaho urabyumva ugira abana bataye ishuri ntabaho ugira abana bataka tubanze umuryango ntabaho umuryango d'abord urusengero nyuma muraho waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza ngufite amakuru meza Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Ese urabyumva gute abakiriya bawe bagiye basikana kano kantu bakabona menyu yawe ibyo ucuruza cyangwa se ibyo mufitemo? Cyangwa wasohokeye muri coffee shop, restaurant cyangwa hoteli ugasangamo ino QR code iteretse kuri table yawe ugasikana ukoresheje telefone yawe niwe guhamagara seriveri kandi command utanze ikabasha kujya aho igomba kujya kandi ukabona ino minota igomba kumara. Urumva natari isi iri murata? You have a new order. Ni mu masegonda make cyane mbere kwiyakira ku mpande zose z'ibyo umukiriya ashaka bidasabye ko umuseriveri agenda mu gakayi yandika cyangwa ufata ku mpande z'abantu benshi ndetse order yacu ikaza ifite details zose z'ibyo umukiriya yatanze urugero nko kumenya ngo se ni kuri table ya kangahe cyangwa se izindi details zindi zigiye zitandukanye. Ako kanya commande yawe igera ku mushefu agatangira kuyitegura kandi mu buryo bwihuse. Thank you. Fanirwa n'umuwaiter wawe akuzaniye commande kandi iminota mikeya. Ntuziyaze gukoresha Mero Quick ugatanga serivisi nziza kandi iboneye. Nawe ntucikwe n'ikoranabuhanga rya Mero. Nanjye namaze kuryibikaho. Nawe rero waryibikaho ushaka kugira ngo mukorane nabo wahamagara kuri nomero munsi ya screen yawe. Urabona ko nanjye nkagafaranga namaze kubyibikaho muri Murava Coffee. Karibu. Nawe sirimuka ukoresha Mero Quick ni mu masegonda make cyane. Twe turi Mero. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Muraza kwihanganira irijwi riri mu tuntu tw'amakaraza akagripe ntago kaba koroshye nakavura ndabona kagiye kugwa noneho ngubu ibintu ni neza cyane. Mwari waramutse umeze utese? Ejo wari umuntu twari turi kumwe abona nyine video yawe ahantu uri muri interview na papi arambwira atari ko uyu musaza no umujene kweri. Nibyo. Tewe yambariye abazi ko najegeye. Tewe yambariye agapantaro kagaposhi rwose nk'umujene. Ndabibona. Navyo nari bubigereho. Basubiza utirajegeye. Niko. Ariko uratambuka nkabona rwose itako ntago rivaho riri.
ntabwo uheruka gukora siporo se byose umuntu aragerageza ariko n'ubundi amaherezo ni yaya amaherezo y'inzira ni mu nzu ushaje ubushaje nyine urabihisha uko bishoboka ukifata neza uko bishoboka ariko imyaka ukagakora utuboga ukaturya utubuto ukaturya amazi ukayanywa ariko se ntabwo wakongera imyaka so ababibona gutyo ni byiza ariko muri ngewe imbere ntabwo ariko bimeze tuzakomeza tugerageza ariko nta gikuba cyacitse yego uyu munsi kuri KOP tugiye kuvuga ku biki ugiye kutuzaniye iki muri rusange good uko bivuze rero uko ejo nakoranye ikiganiro na papi nta nubwo yari nawe wenyine twari benshi twari twagiye ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo ahagombaga kubera urubanza rwa Bishop Harerimana Jean Bosco ubwo rero dutangira kuganiriramo imbere biba nkaho tutangiye no gutera n'urusaku mu rukiko mbwira abahungu nti rero murimo murapfusha ubusa iyo niba ibiganiro byinjiza amafaranga ibiganiro by'ubusa mubireke ndavuga musohoke tuganire kuri kamera ubonamo views 1000 azibone ariko mureke munasakuriza n'abandi turasohoka tuva muri compound y'urukiko tugira uruhande rero nibwo twakoze kira kiganiro so ubwo muri make rero nanjye hano turaza kugaruka ku rubanza rwa Bishop Bosco aho turavanamo amasomo 3 umuryango amadini no ku bagabo inama ndaza kugira abagabo bagenzi banjye yego ubwo ndabikubwiye kugira ngo uze kugenda wibuka yego nitwinjira mu rukiko turagerageza kwerekana uko mu rukiko byari byifashe hanyuma twinjire gake mu byari mu byaregwa muri dosiye yose ayo ni amateka ariko tuzongera dukora ibindi biganiro ko ni dosiye nini cyane tuzahera kuri kopi do jijoma yo mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyangwa Kagarama sinibuka izina nyaryo yego nayo ni kopi do jijoma nini cyane amapaje arenga 30 so tuzagenda tureba hanyuma turebe ubundi byatangiye biti ejo mu rukiko mbibutsa abantu ko urubanza rwe ari 00-145 2026 urubanza rusa naho rwatangiye ntago rwabaye ariko mu rukiko imbere hari harimo abantu bakurikiranwe bafunzwe bambaye iroza bari benshi nibo babanje ariko suko ariko bari bafunzwe nuko umwunganizi w'uwareze Bosco yari ataraza mu mategeko bavuga ko priorite abagomba kubanzwa mu rukiko cyane cyane habanza abafunzwe ariko nanone hakaba avoka uri senior niwe babanza ukuze cyane ubimazemo igihe ubwo byose byarimo ariko impamvu nyamukuru ari nayo yatumye n'urubanza rutaba nuko uwareze atarafite umwunganizi ubwo turaza kubigeraho hanyuma saa 7 nibwo byatangiye muri sare ubwo urumva harimo abambaye amaroza benshi no ku rukiko bari benshi hari itsinda ry'abakobwa cyangwa abadamu nabonye bagera muri 5 nabo bari muri iyo dossier ntabwo mu rukiko bari baje mu manza zabo mu manza zabo mu rukiko haba imanza zirenga 5 ndabyumva uko zikurikirana nibyo shaka kukubwira ubwo abo bo bari baburaniye n'ahandi kuko twe twari mu cyumba cy'imanza mbonezamubano abandi bari baburaniye mu yindi sare ariko muri sare twari turimo harimo abafungwa bagera muri 6 barimo uw'umugore umwe impamvu mbivuze uwo mugore yari yazanye umwana akana kararyama karasinzira ku ntebe niba karavukiye muri gereza niba nyina yarakoze icyaha gafite akana k'agakobwa keza kari kambaye ikanzu y'umweru
ibyo mpamvu nabyibajijeho nabifashe nk'inkuru ni ukuvuga ngo ese abana bafunganywe na ba nyina babayeho bate? Ni ukuvuga ngo umwana avukiye mu gifungo, abyirukiye mu gifungo, sinzi uko amategeko abiteganya, niba wenda hari imyaka bageza abana bakabarekura bakabohereza mu miryango ya ba nyina igihe ba nyina bataramara ibihano. Ariko nyine ni abantu babyumve nyine, muri gereza harimo impinja zavukiyemo nizagize gute, nizajyanywemo zikiri ntoya. Urumva icyo gihano ni icy'abantu babiri. Yego, umwana avukanye igihano, n'est-ce pas? si nibyo gutekerezwaho, nibyo gutekerezwaho muri ya gahunda y'ubuhuza na prayer bargaining. Umuntu usibye ibindi byaha by'ubugome nk'uko dukunda kubivuga, ariko ku muntu wonsa, ku muntu utwite, hari ikindi cyakorwa. Babireba, sinzi uwo mugore icyo yashinjwaga, ntabwo nigeze numva iburana rye, ariko yari yazanye uruhinja sha cyo kuba akana kari innocent karisinzirira abandi bari kuburana. Hari ikibazo kari gafite se. Yego. Harimo n'undi mwana wariraga baramusohora, hanyuma hari ubushinjacyaha bwari buhari, Bosco yari yunganiwe, ariko uruhande rurega Bosco rudafite umwunganizi. Prisonnier, yego. Hanyuma urubanza bararwimuye kubera ko impamvu barwimuye, wa mwavoka w'uwaregaga Bosco yari yabanje mu rukiko rukuru muri Haute Cour. Noneho urubanza yabanjemo ruratinda, baramutegereza baramubura, umva byageze saa saba bataraza. Hanyuma barushyirize ku itariki 3 z'ukwa 9 isaa 8 kugira ngo nibura naba yagize izindi za mbere abanzamo azabe yabonetse. Ariko umucamanza yihanangirije umuburanyi amubwira ngo agomba gushaka undi mwavoka, igihe uwo ngo nataboneka azahita ashaka undi, kuko ntabwo bazongera kurusubika. Ubwo niyo ntuza ya nyuma, niyo mahirwe ya nyuma. 3 z'ukwa 9 niyo mahirwe ya nyuma. Hanyuma banamugira inama bati na kare kose hano hari umwavoka uba uri hafi witeguye isaha n'isaha yakunganira. Ariko umucamanza agera aravuga ati cyangwa wanakwiburana, ati sinabonye ubizi. Sinabonye uzi kubivuga. Nuko yamubwiye, nuko yamubwiye ibyo imbere mu rukiko. Hanyuma rero twinjire ku ngingo. Nishaka manze navuze umuryango, amadini, n'abagabo. Abagabo bari hano reka mpera inyuma, nta naho bihuriye n'urubanza. None se kugiye kubagira inama idahuye ni ikiganiro ko ari uburenganzira bwanjye se. Mbabwirira aho mbaboneye. Abagabo bari hano mu ndebe munyitegereze mutega amatwi. Niwumva benshi kuba ni n'abakuru, muzi indirimbo ya Dauda Jawara. Dauda Jawara n'umuhanzi, ari n'umuntu wo muri Cameroon cyangwa muri Congo Brazza. Kanze yaririmbye indirimbo, kanze nongere nyigarure nyizaneho gatoya, ariko benshi barayizi, abo mu myaka yacu no gusubiza hejuru barayizi, nta nubwo ari ndende. Ariko Dauda Jawara hari indirimbo aririmba ngo yitwa ngo Femme de mon patron. Femme de mon patron ni umugore, ni umugore wasabye umushoferi we umunezero, urugwiro. Yasabye ko bahuza urugwiro. Yego. Hanyuma ako kanyago wakaretse kataza kudutera ibibazo. Ntacyana. Kareke. Nta kibazo. Nagira ngo mbibutse baze kuyumva. Yego. So
iyi ndirimbo ya Dawuda Jawara iravuga ngo umugore wa databuja yansabye ko dukundana. Kuva icyo gihe uwo mushoferi ni imitima ibunga. Abagabo ukuntu duteye uko Imana yaturemye, turya ifi twirobeye cyane, urya agakwavu wihigiye cyane. Rero mugabo uri hano nubona ifi yirobye ikava mu mazi igasimbuka ikaza igahita wenda ikanikaranga da ikakubwira ngo ndya, uzamenye ko usezeye ku mahoro yo mu mutima, ku munezero, ku mudendezo, abyumva, yego, ku mutuzo, yego. Kuva icyo gihe ukibyumva ifi kubwiye ngo ndahiye nirobye nikaranze niteguye no ku meza ngwino urye, uzahita uvuga ati ibyo bintu bine: umutuzo, umudendezo, umunezero, amahoro, wabisezeye, wabisezeyeho. Ugikoza agafoke oya no ikibikubwira nubwo utayikozaho ntabwo ari agafoke, ikibikubwira utaranayirya. Kubyanga ni ikibazo no kubyemera ni ikibazo. Wowe uravuga iby'agafoke wayirya utayirya ibyo byose byarangiye. Nibyo bavuga muri ino ndirimbo. Yahise aba imitima ibunga akavuga ati nimbyemera ndabaciye inyuma databuja, nabimenya azancisha umutwe, yego, cyangwa anyirukane, yego, sibyo? Ndabaciye n'inyuma umugore wanjye. Akongera akaririmba ngo nimbyanga umugore arakize azihorera, abyumva, yego. Si je dis oui, si je dis oui, le patron va se fâcher. Si je dis non, la femme va se venger. Utuye, abyumva, nuvuga ngo ayo makuru akikugeraho sezera, sezera ku mahoro pe sezera ku munezero. Impamvu nuko abagore bakunda kubagereranya mu bijyanye na libido, babagereranya nko gufatiriza imbabura, abagabo bakabagereranya nko gucana amashara. Urabyumva? Ibijyanye no guhuza urugwiro ku bagabo birihuta, hari n'umubona muri bisi, hari n'umuco wo kuri moto akarabya indimi, ariko umugore biva kuri. Umugore ashobora kubivuga abimaranye nk'imyaka 3, yaragaraguye akagaragura uko ugenda, icyo utunze, ibyo wize, aho utuye, imukino ukina, urumva, nabyerunwa, agafata umwanzuro akavuga ngo ndakwigombye. Nta yandi mahoro wagira, nta mutuzo wagira, nta munezero wagira, yego. Uwo munsi akibikubwira menya ko mbese ibyawe birahungabanye, urabiseze, ibyo byose urabisezeye. Yego, ntabwo bisezeye 100%, ariko uzahorana utubazo tushingiye kuri ayo makuru hawe kwa hato na hato, kuri ka gafi kakubwiye ngo ndahiye nirobye ndikaranga ndahiye ngwinunike. Kukarya ni ikibazo no kutakarya ni ikibazo. Ngo ndimo ndagira inama abagabo, turayitegereje kandi nayirangije. None se twabigenza dute nyine? Kuko wakarya amahoro wayabuze, utakarya amahoro wayabuze, twabigenza dute? Tubivuga mu rukiko n'abandi badamu. By the way, uriya mugabo yari afite urusengero rubamo abadamu b'ibyuma, wagira ngo bafinimwe na wa wundi wahanika neza. Tubiganiraho kuko uribuka mbere muri penale Bosco, Bishop Harerimana Bosco yari ahanganye na wa mugore w'ifoto y'igitsina, yego, si sawa? Ni sawa. Ashinjwa gukangisha, gusebanya, yifashishije iriya foto, yego. Ariko ifoto uko yafashwe n'icyatumye igera kuri Bosco nacyo cyari ikindi, yego, urabyumva? Ifoto
umugore yifashe ifoto, ejo basubiriyemo n'ibindi byinshi bavugamo ukuntu yabanje kujya afotora amashuka atose, akerekana ngo reba uri kurabona hano ko nuzuye, urabyumva? Ubwo ayo makuru iyo wayamenye, iyo akugezeho ubwo inzira y'umusaraba yawe iba yatangiye. Kuyabyaza umusaruro ni ikibazo, kutayabyaza umusaruro ni icyaha. Uba uri hagati nk'ururimi. So ubwo ni etape nkeya mvuze, hari ibyanditse, ariko amafoto yasirikiye y'amashuka mu cyumba n'amarido, hanyuma hakurikiraho iriya yerekana hari na message zavugaga ngo tujyane muri sauna twisigane, urabyibuka? Yego. Urumva iyo nzira yari yatangiye, umusaraba wa Bosco naho watangiriye. Hanyuma bigera kuri etape yo kwifotora igitsina, arayohereza. Umugore akavuga ati nagira ngo, yari yambwiye ngo nyizane ayisengere nyire. Bosco akiyibona ko yari amaze iminsi abona n'ubundi butumwa, abona n'ibindi bimenyetso. Noneho icyo kiba gihamya cyo kwereka umugore we, kuko umugore wa Bosco yari inshuti n'uriya. Ufite uru rubanza n'abagore turaza kubireba. Noneho Bosco, umugore wa Bosco akaba yari yizeye uriya nyiri foto ko atabikora. None amuhaye ifoto, Bosco aramwereka ati yereka umugore we, ariko ureba urabona mugenzi wawe ko ibintu harimo, ati wamumburije. Urabyumva? Wamumburije. Umugore wa Bosco yiba ya foto, ayisubiza nyirayo. Urumva ko ari abagore, ni shene y'abagore. Kandi urubanza rw'abagore urabizi ko rugora cyane. Umugore wa Bosco ayigira ate? Arayiba, ayisubiza nyiri foto aho yaturutse. Ubundi aho niho byatangiriye. Kandi Bosco nawe yagiye muri innocence, agira ngo atange abagabo ko ibyo bintu atabikora, yereka umugore. Iyo atereka umugore, Bosco abagisengesha. Iriya foto yatayereka umugore, Bosco bakiri mu mahoro. Niyaje imwereka agahita yisiba, aba ari mu mahoro. Iyo ayimwereka akayisiba. Oya, umugore wa Bosco akimenya ko iyo foto yageze muri telefone ya Bosco, byari birangiye ko yari gukora n'izindi nzira kugira ngo ajye kuyiba kwa nyirayo, kumenya ko yaje gusa byonyine. Ubwo umuriro wari watangiye kwaka. Umugore rero ayoherereje uwifotoye, avuga ati ibi ni ibiki urimo. Umugore nawe ati ntabwo ari njye. Ati hanyuma urwo rutoki, urwo rwara neza twabisubiyemo noneho abagore bo bakasa nawe bishyira muri pratique. Agafata kujya akerekana uburyo kugira ngo ufotore iriya myanya y'ibanga, bisaba ko ikiganza kimwe gifata hano munsi y'umukondo kigakanda kugira ngo ahandi hagaragare neza, ikindi kiganza kigafata telefone. Ubwo rero kwa gukanda urutoki rumwe rwagaragaye mu ifoto, urwo rero rwamufatishije. Urabyumvise? Inzira y'umusaraba yatangiye. La femme va se venger. Umugore bari ujya kurega. Kurega nta kibazo, ikibazo suko ifoto imugarukiye. One, yumviwe ubusa. Yego. Bamwumviye ubusa. Yego. Nkaho ibyo bidahagije baramutaranze. Ajyana ikirego. Nuvuga ngo bese ubundi noroheje imvugo, ubundi avuga ati inyana nyisabe ibintu yange nirangiza ibwira umugore wayo uzambona. Ngaho rwahise ruzingira. Yego, na nubu. Nubwo buno ataha, ariko uzi iminsi yamazemo we n'umugore we. Nubwo icyo cyaha kigizweho umwere, ntago sosiyete azongera asengeshe se. Nishwe. Ibyo nibyo ndaza kugarukaho ku madini. Hanyuma umugore ajyanye ikirego. Ajyanye ikirego ati kunkangisha, kunsebya, ibiki n'ibiki nuko. Ariko icyo cyaraburanywe, bagirwa bere.
ariko icyo bagezeho cy'imitungo nacyo gishamikiye aho. Ndebeye ku muryango, amasomo y'umuryango ari muri ibi bibazo, sinkuvuga ko ari abagore 3 n'umugabo umwe, bose bafite abana, bose bafite imiryango. Iyo Bosco yemera iyo offre, finalement n'umugore yari kuzabimenya, urwe rugasenyuka, uba amahirwe ruracyahari. Iyo Bosco yemera iyo offre, umugabo uriya mugore yari kubimenya, sibyo? Ariko n'ubundi yarabimenye. Uribuka ko mu kiganiro twavugaga ngo ubu bwambure buri gusirikira, ntabwo bwasirikiye ku mihanda, ariko bwagiye mu bushinjacyaha, bujya muri parike, bujya mu rukiko. Abo bose ariko bagaragura, abavoka bagaragura, muzane turebe kugira ngo barebe koko niba umuntu ari we. Bazana urwo rutoki turebe ko bagaragura. Nyirabwo ninde? Ni umugabo. Kubusubiramo byakoroha, cyo nicyo twibazaga. Uyu mugabo wuriya mugore nubwo ari Bosco wabaye umwere, akaba ari kuburana ibindi bijyanye n'umutungo, n'umugore we wabaye umwere. Icyambere kirahari ko ndaza kugihuza n'amadini. Yarakomeretse, yarahungabanye, isura ye yo ni irreparable, isura ntago bayisudira, ntago bayisana. Ariko wa mugore nubwo yaburanye none akanatsindwa, na cyagiye kiburana, igikomere mu muryango we nikizahafashira. Ngo ejo abantu bari bo bambwira ngo mu Gakinjiro, ngo urabona mu Gakinjiro haba abantu benshi, hari n'ababimireye nk'abasazi bivugira ibyo bashaka, ngo birwaga bareba umupuri ku gasozi bikisi ibintu mbese, kandi bari guca hafi yaho akorera, umugore akorera, umugabo akorera, abana b'umugabo bakorera. Urumva icyo kintu? Niba twarakoraga ikiganiro tukavuga ngo ubu bwambure nyirabwo azabusubiramo, umugabo ashobora kuba yarabyumvise. Iyo abusubiyemo se bwo agenda nk'uko yagendaga mbere, agenda yemye. Ubwambure bwagiye ku karubanda se wabujyamo wemye? Kugenda wiciragura, kugenda usesera wiciragura. Noneho ubwo impamvu ndi kugenza gakeya, erega hateye ibintu byo kuturega. Iyo abakuregana bitarabaho, ubu mba ndi gutobora, ariko reka bikore nk'uko nuko ati mu Gakinjiro nuko byirwaga, aho umugore acururiza, aho umugabo acururiza, n'abana b'umugabo bacururiza. Cyo ni kimwe. Ngo ninjiye mu muryango, hanyuma abo bagore tuganira bavuga ko uriya mugore w'ifoto umugabo afite n'uwa kabiri, sibyo? Ariko urabona ko hari ashaka nabi biraka. Umugabo wa kabiri rero skandali kaze cyane irimo nuko umugore yageze kuri uwo mugabo, uwo wa kabiri, abanje gushaka umuhungu. Umuhungu yacuruzanyaga na se, babyumva? Umuhungu ari mu kigero cy'uriya mugore, umuhungu acuruzanya na se. Noneho umugore atekereza ko ibyo bacuruza ari iby'umuhungu, yiyegereza umuhungu, aba ari we b'inshuti. None muri bwa bushuti uko bagenda binjoyinga ubwo bushuti, amenya amabanga yuko ibyo batunzi ari ubwasi, ahita ahindura, arahinda ava ku muhungu ajya kuri se. Ariko umugore nakaga nawe si umuntu w'umuryango, sibyo? Yego. Ubwo avuzweho abagabo bangahe? Uwabanje, umuhungu, umugabo na Bosco. Bane. Abo ni abazwi. Ngaho nyumvira uwo muryango. Abantu bakibaza, harimo n'abari bambwira ko umugabo we nyine nawe asigaye agenda yubitse umutwe kubera ibyo byose, ariko bikanavuga ko ngo n'umudamu manza atagicuruza nawe kubera amasoni yo kugera mu bantu. Ni byinshi, ni byinshi. Hanyuma ubwo Bosco urwa bararucitse rwisebanya, sibyo?
wa mugore akomeza gukubita agatoki kandi ashaka abandi bantu baba baragize igitekerezo nk'ike Bosco akagitera ishoti arabiyegereza bakora groupe ko ndabyibuka batewe ukwezi bajyaga basoma message bakavuga aho bandikiranaga ngo niki mushaka kuri Bosco turashaka ubuzima bwe kubera iki yasamake yirobye ikikaranga igahamagara ukimenya ayo makuru wa mugabo we menya ko half of your life has gone. Twebwe abagabo tubayeho nk'abantu birobera ifi izirobye rero ubwo nyine niwo musaraba tuba dutangiye. Uwo bitarabaho rwose akomeze asaba Imana bizamubeho. Ubundi ayo makuru kiyamenya nushaka wiyirize ushaka ijye kanyarira usenge inzira y'umusaraba wayitangiye gutuza mu mutima ntibishoboka. Ibi nubwo byaciye mu manza abandi atajya kuguteranya n'inshuti babyumva waba wifitiye nk'aga credit urararanyije akaba ujya kubwira bank atari ko kanaka ko mutamwishyuza. Waba ufite nk'akamodoka wanditse ku wundi muntu akajya kubwira umugore wawe ati kuziko ya modoka yanditse kuri kanaka. Waba wifitiye akadiplome washukuritse Bugande agahita ajya kubwira umukoresha wawe ati rega buriya diplome akoresha ni igicupuri. Ntacyo atakora umugore watekereje gutyo. Niyo mpamvu bikubayeho senga igengesere ariko ntuzigera utuza igihe cyose uzabushikagurika cyahane. Ibizakuba byose bizabiturutse kuri aya makuru wabonye. Ibi ndabivuga nsindagira amahirwe tugira biba kuri bake ariko byabaye kwemera ni ikibazo no guhakana ni ikibazo. Aho bigejeje gusa aho ngaho niho nashakaga ko udusobanurira iki wemeye hari byo ntarasobanura yego ariko nifata wihangane yego wanze ni ikibazo twakora iki twakora iki wemeye ni ikibazo wanze ni ikibazo twakora iki. Okay, icyo mwakora reka nyibwira abagore sibyo aho kujya mushaka icyo mukora reka mbwira abagore mugore iyaranje wenda werekane ko uwo muntu mushaka ariko tegereza ari ubivuga sibyo. Burya abagabo ari n'abagabo si twese si bose umwenda w'urubwa bawudupimyeho. Hari n'abagore birwa bavuga ngo ngura yaransabye ndamwima tukabyakira nta kibazo. Ntabwo ari ikibazo ku umugabo gusaba umugore akamwima ni ubuzima busanzwe. Ibyo ntabwo ari ibintu byahatari. Ariko umugore wasabye umugabo akamwima ni intambara, ni ikibazo gitangiye. Oya ni intambara y'isi irangira bapfuye. So rero aho kugira ngo umugore agushyire muri izo ntambara ya manifesta ko umugore ashobora kukwereka ko rwose ubishatse byakunda sibyo. Ejo abagore bageze barambwira bangiriye mu rwenya rwinshi bakanambwira ati sugira ngo twebwe turamwanze ati natwe tuba tufite amahirwe twari kubigerageza ariko ntibyashoboka. Bavuga bose aba yashyizemo intera ramugabora. Noneho uyu ntabwo ari we wenyine ndimo ndabwira abagabo muri rusange ibiri kuba kuri bose ko nundi byamubaho. Nubona bene ayo makuru uzamenye ko umutuzo umudendezo umunezero n'amahoro byawe usigaranye igice. Imana ibinshyire kure. Oya kandi kubwira abagore ngo ntibakabikore gutyo. Nakubwiye ngo abagore bajye bagerageza bayerekana ibimenyetso ikinde kure kinyibasire kandi wacu ntibahari. Ariko ntavuge ngo ntaho na rimwe wabona umugore ahagarara ku irembo ngo umugabo nacaho ngo umva ye ngwina tubyumve kimwe. Oya werekana ibimenyetso by'uko icyo kintu gishoboka sibyo. Umugabo akariwe wivugira naho birivuye igitekerezo kivuye mu mugore kigasohoka kikagera ku mugabo, umugabo akagitesha agaciro cyangwa akagishyira mu bikorwa. Agishyize mu bikorwa umugore we ari mu nyungu. Ariko kutagiha agaciro ubwo umugore atangiye intambara. No intambara ikomera cyane iyo umugabo atagishyize mu bikorwa. Nibyo byago bikaze ibindi wabikavaringa.
kutabyemera nicyo gikomeye cyane. Noneho ubwo wanciye mu ijambo, aba badamu twavuga twari kumwe basengera hariya bakambwira bati bamwe bose bagasasa inzobe bati rega natwe ntago uri umugabo umeze kuriya ufite amafaranga utakinywa inzoga utemba itoto uruhuka ukijijwe usenga nta mugore utamwifuza ariko twarabicecetse ati rero ababisohoye nibo bamugeza bati twarabicecetse twarabicecetse tuba tumwifuza umugore umwe yarabinyibwiriye rwose ni umugore cyangwa umukobwa ariko ashobora kuba ari umudamu twese turamwanze ariko twaracecetse hanyuma tugakomeza ku muryango buriya ubwo simvuze umugore wa mbere ubana n'umugabo wa kabiri wa wundi w'ifoto yego ubana n'umugabo yabanje guteretana n'umuhungu yasanga ibintu bitari iby'umuhungu akajya ku mugabo kuri se asubwa yo samarorerwa mwari gusa se kandi turayageraho mu nsengero nyine turayageraho mu madini mabi cyane sibyo ko numvisha abantu bamwe babyoroshya ariko kuva ku muhungu ukajya kuri se nta marorerwa rwose ni ukwikazanuza se tugiti kandi iyo situation bayibayemo good tujye noneho abaye ishyirahamwe biranze muri penale bose abaye umwere abashatse yegereje abantu bose yegereza abandi bantu baba babyumva kimwe kuri iyo dosiye babyumva yego muri chat bati turashaka ubuzima bwe babyumva noneho wanareba habonetsemo undi muntu nawe ukuzemo ufite abana bakuru bazi ubwenge cyane bivuga ko badahuje baho mu buzima. Hariho numvise ushobora kuba ari nko muri rehab cyangwa ibintu nk'ibyo. Hari abandi ab'abakobwa uwo muri rehab banza ari umuhungu, ab'abakobwa bo bari no ku mihanda bicara bavuga kuri nyina. Narababonye. Warabonye babiri? Nabonye umwe munini niba aba muri Canada niba aba hehe? Oya mu Bwongereza. Okay. Oya muri no minsi biteretse ari babiri. Bavuga nyina. Bavuga nyina. Bavuga ibintu ubuzima bacamo bwinshi. Bavuga ukuntu bavaga ku ishuri bakajya kunywa igikoma mu baturanyi. Mbese ukabona ni ikibazo. Ubwo nirinze kujya muri byinshi kuko uwo muntu nawe ntago yoroshye. Ntago yoroshye gukandisha inzugi ararindwa. Ariko urumva ari mu rubanza, abana bari mu rundi bavuga kuri base. Burya hari umuntu n'ubushize narabivuze ariko hari umuntu ushobora gusanga arwana n'ingwe ugakiza ingwe. Abo bantu iwanyu ku musozi ntabwo mugira cyane. Ugakiza ingwe kabisa ukavuga ati barakwica. Ukavuga ati ingwe yagowe. Bati hunga. Ugakiza ingwe cyane. Good. Twegere mu madini rero. Yego. Amadini kakantu kanuzura kibuka. Ndagafite. Uragafite? Ugaterekemo hano. Ejo mu bintu twaganiriye nabo ba Kristo bo kwa Bosco. Narababwiye ariko madame nibura mutangiye kungarukira ko nashyigikiraga ko amadini yagabanywa. Bati wo yatarimo abameze neza bagize guteti kandi no hanze barahaba. Abo hanze twe turabyemerewe. Iyo wemerewe kunywa inzoga, wemerewe no gusinda, wemerewe no gutera amahane. Wemerewe no kurya k'ishyamba. Ariko niba tugeze
bishop araburana n'ifoto y'igitsina, uwo ni bishop, uwo aracyari bishop. yishwe. Nk'aho ibyo bidahagije, ifoto y'igitsina cy'umukristo. Turi kumwe? Turi kumwe. Turi kumwe cyane. Kandi barumani ashobora kumara imyaka 5 ataburanye. Niyo aburanye ashobora kuburana fagitire ikoze nabi. Ariko umuntu wo ku rwego rwa bishop araburana n'ifoto y'igitsina cy'umukristo. Ubwo se twebwe bo hanze twabifata gute? Nibyo biberamo. Sibyo se? Niba umukristo afotora igitsina akahereza bishop ubwo rusengero ubundi barera izihe mbuto? Niba dufite apotre wambura inzu, apotre ufite inzu yakiriramo abantu b'igitsina gore gusa, nabwo ari nijoro, uwarushinze rugafungwa, leta ntabwo ari ukuyabivuze, njye ndabyivugiye ko narabibonaga kandi nazigira inshuti. Siko yitwa uriya mugabo zigira inshuti ntiyabivuze, nahise mbishyira kuri stati ndavuga ngo iyo kare kose bo musenga gutya, ni gute wakira umukristo utohereje abana ku ishuri, utasize abatekeye, bambaye ubusa, udagira mituweli, batakarabye? Mituweli yo yihora, ubwo tugiye mu bindi hari byoroshye. Mituweli ni amafaranga, ariko gusiga ukarabije abana ukabatekera, ukirwa mu rusengero ntuzi ko saa sita bariye bamucutse umume, barimo bararebera hejuru y'ibipangu, wamara kugenda bakaba bateyemo urugo rw'umukristo rukavukamo inda y'indaro. Uzasenga iki? Nibyo zigira inshuti yavugaga, urafata 5 byonyine byari mu rugo ukabiterura, urabitegesheje ngo ugiye gusengera hehe? Kanyarira. Oya, sina Kanyarira n'ubu ngubu n'ahandi hariho hose. Oya, umuntu utuye Nyacyonga, usanga umuntu atuye Nyacyonga asengera Masoro. Ejo bundi hari umudamu w'inshuti yanjye, ntabwo ndamuvuga izina kuko ni inshuti y'inshuti yanjye, atuye Rugarika, twahuye aje gusengera mu Kiyovu. Rugarika no mu Kiyovu gwe yatakaje angahe? Nanjye ari inshuti yanjye heruka kujya gusengera Icyangugu mu Mashyuza. Vara. So nibyo zigira inshuti avuga ngo aho kugira ngo usahure urugo ngo ugiye gusengera hari, aravuga ati ihine hagati y'igipangu cyawe n'icyamuturanyi ku karobini hasengere. Senge. Kare kose nibyo navuze rero, iyo kare kose bigisha gutya, nta mupasiteri nigeze numva ugera mu rusengero mbere yo gusengesha ngo abwire ngo madame wasize abana bafite ibyo bararya, madame abana bawe bariga, madame abana bawe bakarabye, yego madame umugabo wawe azi kuje gusenga zinigihe uratahira. None abantu baraza gutyo, abasahuye ingo, abafite imiryango mibi, ukakira warangiza ugasahuruza 10. Leta ntabwo ari uko yabivuze, yavuze amakaro, ariko amakaro si ikibazo, nako amapave reka da, ngo parking reka da, murera iki? Bose babiri yasi mushuti wanjye cyane, ntiyasengaga tugafashwa cyane cyane. Warabyiyemerera. Imbanza hari abagore bamushinjaga kubatera inda bari 6, we yemeramo 4. Ni intwari. Agacupa ko aravuga ati byo ntibisanzwe rwose, ati ariko sinkanywera hagaragara. Babyumva? Muri kino gitondo numvise abahungu kuri radio imwe barimo bavuga ko hari utubari tuba turi selectionné mu kwakira abarokore banywa inzoga. Tuba tuza ahantu tubahisha muri mu Gahegene. Babyumva? Bakaba bamuzi yinjira bahita bamuyobora. Noneho type umwe mu kiganiro we yahahuriye n'umupasiteri n'umukristo. Umwe baziranye. Baravuga ati ariko ibya bindi byanyu urumva. Byari byanyu by'abanyamakuru uzazibi. Araziba koko, yabivuze uno munsi nubwo atavuze amazina. Njyewe personnellement nkituye Indera, ubwo ni amakuru yashaje ko imyaka 15 irarenze, reka mbivuge. Kwanza n'akabari ndi kuvuga nasanze ejo bundi nagiye, ejo njya Rusoro nabonye baragashenye kubera umuhanda. Kari akabari gafite imbere hareba mu muhanda, ariko hari annexe nka maison d'habitation, hari abapasiteri bazaga kuhanywera inzoga. Ariko umugore wazibahaga atazi ko ari abapasiteri. Noneho bukeye bamaze nk'umwaka bahanywera, bukeye
umwe muri abo pasiteri asezeranya murumuna wa mugore babana mu bukwe. yego Ubukwe bwari ubwa murumuna w'uwo mugore ubaha inzoga, yego abona pasiteri wa wundi aha inzoga mu gikari, niwe uje niwe uje gusezeranya. Kandi batangaga amafaranga neza. Bagendaga habanje umwe azana abandi babiri, bari bamaze kuba batatu, bakaza bakinywera bagataha. Noneho umugore yabitubwiraga, turamubwira ati ariko niwe wikozeho. Wa mugore rero pasiteri agarutse kunywa inzoga, ati ariko se wasezeranyije murumuna wanjye ra? Pasiteri ati ubwo se wasanga dusa. ntiyagarutse Noneho umugore aratubwira ati pasiteri wajyaga uza ati pasiteri aza kunywera iwanjye ntabwo yagarutse. Ndabwira se wabimubwiraga iki? Wamweretse iyo wagomba kumumenya ukamwihora kugira ngo ukorere amafaranga. Ababuza abakiriya batatu bimena cyane, bazi pasiteri ntiyakwikopesha, ntabwo yajya mu gakayi k'ideni. hishwe. Turi komeza ku madini. None ubwo si ntanze ingero, ubwo nta rundi mbuzera. Wa murokore w'imuhanga wabeshyaga ko agiye kanyarira, cyane iramutamaza, sibyo? cyane. Kwinywera inzoga byo ntacyo byaba bitwaye. None reba urubanza, Bosco avuye mu rwa mbere agiye mu rwa kabiri, ni bishop kandi ahanganye n'abakristo. Ese ubundi amadini abaye atwerera imbuto, umukristo yaburana na bishop we? Ntibabikemura mu rusengero cyane, imodoka ikibanza pourquoi pas, bakumvikana bakajya mu buhuza. Reka da kubyumva. Iyo abavuga butumwa bose bigisha nkuko nazigira inshuta bitangiye kubera ko yabonye umuriro babacanyeho. Kuko umukristo utagira umwana wiga, utagira umwana wambaye neza, utagira iki. Orutanse wa umupasiteri siramwikubwiye, abwira abagore yarimo yigisha, avuga ati mwebwe mwamaze kwimika abandi bagabo mu ngo zanyu, musuzuguza abagabo banyu. Ni gute inama zose zigenga urugo rwawe ziva kwa pasiteri w'umugabo? Imbuto zera ni iyihe? Umugabo wawe azajya abona urusengero yumve yarutwika. Kubera iki? Uvayo urugo rwe waruhariye pasiteri, ni uruyobora. Noneho bimuca intege zo kuba yagaruka yazana we gusenga. Niko Hortense yavuze, niwe wabyivugiye. Ariyo navuga ati mbibabwiye nk'umugore, ati biyo mandi umugabo mwari gukeka ibindi. Mbibabwiye nk'umugore, mwumva inama z'abapasitori b'abagabo, mukazijyana kuzubakisha ingo zanyu, bigatuma musuzugura abagabo banyu, so bigatuma abagabo banyu bazinukwa gusenga cyane. Kwera iki? Nta mbuto muberera. Iyo wumva rero imanza bishop n'umukristo ntuza arya babyita dirijana n'uwo muri korari, diakoni mwarimu gute ngaho mu manza, ngaho aravugwaho kuriganya imitungo y'imfubyi, ngaho yimuye imbago y'izisambu. Ngo umuntu asenga iki? Zigira inshuti ntatubwiye ko ku karobine mu gikari hagati y'inkuta ebyiri, urwa muturanyi n'urwawe wahasengera. None musengero mujya kumara iki? Aho kugira ngo ujye kwirwa ku rusengero, iwawe hatahe ibihindu gembe n'ibisiribo bigirwe bihasirikira, ntiwasengera aho ngaho mu kaguni kawe. Urundi rugero, wenda soreza, uribuka inkuru yabaye hano za Kagugu yakozwe na Flash y'umugabo y'umugore wari wafashe inzu ayigira urusengero. Urabyumva, akayikumiramo umugabo babyaranye abana 7. Urabyumva, akayisuzuguriramo nyirabukwe. Urabyumva, abaje gusenga bakitereka amateremusi n'utuneke n'utugati, nyirabukwe nyina w'umugabo wayubatse aryamye aho ataranywa n'amazi. Urabyumva, nkaho ibyo bidahagije ngo barasenga, nkaho ibyo bidahagije, iriya dosiye yaje kuzamo ikintu cyo gupanga umugambi mubisha wo kurishwa imbwa no gukubitishwa abazamu basenga muri ruriya rugo.
ubwo bapanze ko umugabo bapanze ko bazarega umugabo ko yabashumurije imbwa akabakubitisha abazamu. Babyumva? yego Abagore basenga uwo muri kiriya gipangu na mugenzi we babipanganaga basengana biciraho imyenda bajya kurega ko umugabo yashumurije imbwa. Ku bw'amahirwe wa mugabo yari yarikandagiye muri iyo minsi icyo cyumweru siho yatahaga, ariko umunsi babipanzeho bari bazi ko ari butahe ntiyaza. Bagiye kubimurega yerekana aho yaraye n'ibimenyetso. Anyumvira abo bantu basenga, unyumvira iyo migambi, ariko uzi ko bamwe bo mu kabari batapanga umugambi kare babibereye mu macensi. Ngaho ibaza abantu bo mu rusengero bapanga ngo tuzirishe imbwa, twicireho imyenda, kwiciraho imyenda, ku buryo n'imyenda barayipimye basanga icyakasa hatari iryinyo ry'imbwa. Uwo mugabo ntiyaherukaga muri iyo karitsiye, uwo munsi ntiyari yayigezemo. Ako sinabonye ukuntu wa mugore yari ameze, wabonaga yoroshye muri ka video. Uriya mugore muri ka video umusaza ari kugenda afirima, ari kwereka abari gusenga n'abarya imigati. Uriya mugore yitwaga ngo arasenga. Buriya gusenga nabyo hari igihe bihinduka ikiyobyabwenge kitari cyiza, kuko muri dosiye y'uriya yabariye abantu hajemo ko uriya mugore ashobora kuba yarafataga amavideo umugabo akamugira muri za message n'iki byose, noneho rimwe ngo bakoresha inama barabiprojecta. Umugore ubyaye karindwi noneho usenga, bibaye ku wundi nabyumva, usenga ukangiza abana ubereka video za muvuma za se na messages ziri personal. Si umugabo kumuhamagara uti ibi ni ibiki bikunanije iki, ariko ukabyereka abana bangaye barindwi kuri screen. So rero ngiye nkurikije ibintu biri kuba kuri ntuza ku bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana, ibiri kuba 1 ubusanzwe nta mbuto beraga, 2 ushobora no gusanga ari n'Imana ishaka kubagaragaza abo bari bo. Niba mudashobora gukemura ibibazo mutagiye mu nkiko, imyaka mumaranye musengana yambaza iki? Murashyirana hanze, ubwo mvuze kesi nkeya, murashyirana hanze uko mwiboneye. So muri make rero ubwo nanze kwinjira muri details z'ibi bintu bya Bosco, ariko nzagira umwanya uko mbyicarire. Ariko kandi na mbere twigeze kubivuga hari Bosco arazirurwa abagabo. Yego. Hanyuma rero agafi n'ikiroba kakikaraga ati ngwino urye, ni nk'yanzoka yiziritse ku gisabo. Ko bimeze Bosco biragaragara cyane ko ari bishop, sibyo? Ariko ba Bosco batari aba bishop ni benshi. Hari abandi bari ku makarayi kubera ubwo butumwa nk'ubwa Dauda Jawara yaririmbye muri ino ndirimbo nakumvishije. Nawe nibikubaho uzasenge usezere wiyirize kazaba kakubayeho. Ashobora kuba ari nagatumwa. Kuki dushaka guhindura kamere uko Imana yaturemye? Umugabo ni usaba. Noneho umugore niba byakunaniye, garagaza ibindi bimenyetso, shakisha ubundi buryo ubigenza, werekane ko usabwe watanga ariko wisaba. Gerageza. Hari nundi ejo bari ibindi bambwiye, wa mugore w'ifoto bambwiye ko ngo hari niba ari bodyguard, niba ari bawusa, ngo wigeze kujya kumureba mujyaniye ubutumwa bwo ku rusengero. Sinzi uko byagenze nyine, igitambara isume iragwa.
singe wahera. Ice bodyguard. Isume y'umugore uvuye muri douche yiguye. Ubwo hari ikindi wowe wabaza? Ntacyo pe. Naho uri mukuru cyane. So abantu rero nkuko zigira inshuti yabitangiye n'abandi batangire bigishe gutya, naho leta yazana imiyaga mu isengero zifungurwe, ariko iby'ingenzi ni ibiki? Wijya mu ntago gusenga ariyo priority mbere y'ibindi byose. Jyana abana ku ishuri, shaka mitiwere, bagaburire, bambike, gusenga bize nyuma. Banza ukorera amafaranga, ujya gusenga ushimira Imana ko yayaguhaye, utange na cya 10. Wijya hari n'undi pastor numvise, ariko oya ni muri iki cyaje zigira inshuti, ariko avuga ngo ayo wari ufite urayazanye ugasaba Imana iguhandi, kandi nayo yaguhaye utabasha kuyamanaginga neza, uyakoze miti cyo kujya gusengaho kugira ngo yaguremo umuceri w'abana, none ugiye kuyisaba ndi iragwase ngo uyamaze iki, utaza agaciro kayo ngo uyanzanire. Ntabwo mu rusengero hava amafaranga. Ubundi mu rusengero akagiyeyo abamaze gukora, kajya gushimira Imana, Mana wanshingiye business irakora nungutse, abana bariga, umugore nta ndwara ibi wanje. Buriya niko twakabaye tujya gusenga. Niba umaze ukwezi nta gihumbi kira kuvamo cy'umuti, ibyo wagiye kakajya ujya gusenga uti Mana wandindiye urugo, ayo nari kubavuza ndayazanye. Ukamara umwaka umuryango w'abantu 5 nta bihumbi 5 birahava byo kwivuza. Ngiye bijya bimbaho. Ubwo ibyo 5 nakabaye mvuga ngo niba wenda mu kwezi buri muntu mu muryango umubarira 5 byo kwivuza, nagira Imana umwaka ugashira, ubwo ni 25 umwaka ni 300 nakabaye mbijyana, nkavuga Mana wandindiye umuryango, sinigeze nsiragira kwa muganga. Dore ngaya yo nari kujyana. Hari no kujyayo, twakabaye tujyayo dushima, tugiye gushima tutagiye gusaba. Imana yakumva amashimwe yacu ikongeza. Niba ufite ka taxi voiture ukajyayo uvuga uti Mana dore maze ukwezi nta Sophie yandikiye, maze ukwezi ntagonze, urabyumva? Imodoka idapfa. Nguhaye ukaza rituru, icyo gihe none Imana yakwishimira ikaguha kwasteri cyane. Ariko kujyayo Mana mibi gute, nta na kimwe ufite. Erega hari n'abajya kuyisaba ibyo bakwiha. Si byose? Hari abajya kuyisaba ibyo bakabaye biha. Ufite imodoka imwe urayiyihaye. Yego. Urumva yakongera? Yego. Twakomoje ku muryango, dukomoza ku nsengero, amadini muri rusange. Inama wagira aba bantu bose, abo mu nsengero ndetse n'abadamu mu miryango n'abagabo, y'abagabo yo wayitugiriye, hanyuma inama ku badamu, inama ku bakozi b'Imana, tunasoreza aho ngaho. Oya abakozi Imana sinambisoje nyine mvuga, ari uriya zigira inshuti, ari babandi ba Batista, ari ba Desire, ari ba Antoine Rutayisire, nibave muri ntabwo nave mu bintu bimeze nk'ubukoroni. Bigisha abantu ibyibanze. Roho nzima iturahe mu mubiri muzima. Umubiri utiga se uzaba uri muzima? Yishwe. Umubiri utambaye se ni muzima? Yishwe. Umubiri udakora se ni muzima? Yishwe. Bakomerezaho ibindi niba banza kwerekana ibyo bifite logique. Nibyo ntajyaga numva arurwari hano hakurya hano Kacyiru rwari rwitegeye iwanjye, haba hirwagamo abagore kuwa kabiri, kuwa kane no ku cyumweru. Ntibaza bakora ryari. Mbwira abantu babanze bakore. Noneho ibyo bimaze gufata, ni naho nyine mvuga ko na leta yagira ibyo igenda ihindura ishyiramo imiyaga. Ariko pratikoma byari byarazambye. Mugabanye imanza z'amahugu, mwigishe gukemura amakimbirane, murajya mu manza kweri bishop n'umukristo we n'abakristo be nako. Puti byabananiye kubyikemura, none se niba utabasha gukemura amakimbirane hagati yanyu, muzakemura yo hagati y'abakristo, muzakemura y'abanyarwanda se? Yishwe. Ureze ubwo musenga iki? Abagore barababaye mvuze ngo ntabyo basenga, atariko ati no hanze birabandi, ndavuga abo hanze turabyemerewe. So iyo bibaye ku bantu basenga ni sura mbi leta ntigira amarangamutima ntirakara, ariko buriya yakabaye irakara. Uravana abana mu ishuri kweri, wabuze minerivare, umwana bamwirukanye ku ishuri wabuze minerivare, uri kubona icya 10 urirwa uyashyira umuntu uba muri twini wani igeretse, ugenda muri vewiti
wowe uratega igare utega igare ariko uramugemurira kayamushyira amafaranga ariko kayamushyira nyine Sha, ngaho gera ntiyashyiriye imana se hasi kabagambera Eh. wabyumvise oya niko umuntu agenda muri vewiti aba muri 2-in-1 igeretse abana biga Canada na Amerika wowe abawe ntibiga waba bavuye mu ishuri utwo ufite uratumushyiriye hawe data we leta ntabwo burya leta ntabwo irakara ngiye leta yagiye kubikora byarandiye mbere ariko nyine na leta ibikora ntabwo yavuze gutyo yavuze amapave nicyo cyambabaje ngo pariki iki nicyo cyari ikibazo ntabwo yabivuze gutya iki nicyo cyari ikibazo nta centre nutritionnel abakristo barwaza bwaki babaho ishwe ese kunjyanye mu mwuka nkaba mbaye nkabora no umukristo urwaza bwaki ntabaho urabyumva ugira abana bataye ishuri ntabaho ugira abana bataka tubanze umuryango ntabaho umuryango d'abord urusengero nyuma so na pastor banzu baza abantu uko imiryango yabo ibayeho kemura ibyo mu muryango abakristo bazima bazizana urabyumva urumva ko nkanjye nabawe sibyo se cyane ushaka asante sana rwose yego yego Premium Construction Group ni abainjeneri beza cyane b'abahanga rwose iyo ushaka kubakirwa inzu nziza ikomeye irambye ntagiye kujya mu mwuka ugana Premium Construction Group bakabigufashamo bakorera hano i Remera baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga ndetse bafite n'ishami i Rusizi ubakeneye rwose kubaha akazi bakakubakira inzu nziza kandi ikomeye wabahamagara kuri 0784 42 cyangwa 078555 80 yego hanika nayo ni ikigo cyiza ni ikigo iyo umwana wawe akizeho segonderi atahana provisoire yakigaho kaminuza agikomerejeho kaminuza agatahana definitive yego hanyuma nk'ibyo bidahagije uwahize segonderi yahakomereje kaminuza agabanyirizwa 50% urumva ko n'ubwasi Cyenka iri muhiviri kuri kariyeri inimero wibuka uzishyiremo warabyemeye ntiwazishyiramo yego ni wazakanda hariya kuri kariyeri rwose ibikoresho byo abantu bagura ibibanza Nyamata Ntarama n'Amayange mujye muri iriya Cyenka rwose bafite ibikoresho byiza cyane nimero uzazishyiraho z'ibinani hanyuma kwa Musonera naho Vista Kigali Vista Kigali ni ahantu heza ni ahantu hanini ni ahantu hagutse ni ahantu bafite amasare manini aberamo inama ubukwe n'ibirori bigiye bitandukanye abarangira bakagira n'ibyumba byiza byo kuryamamo icyumba gifite n'uruganiriro mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira hano Kimironko za Masoro ukajyayo rwose bakakwakira neza bafite n'igikoni giteka neza cyane mware tubahamagare kuri 0785 40 yego mero uragashyiramo mero kabakarimbe nakunze kuntu bafite publicité yabo irimo murava na gafaranga bira nabyo bizamura cano bura mero naragakunze nari kurundi rwego naragakunze cyane so asante sana ndagushimiye cyane ku kiganiro cyiza uduhaye mware asante